Dada Amina. Muvandimwe. Nauliza mtoto wa shangazi yangu. Mbajije umwana umwisengeneza wanjye. Yangu ananiambia mimi barikuya tu bana. Arambwira ati icyari cyabazanye ngo bari baje. Bari baje kwiba. Baje bariba. Bariba. Barangije bahita basubira muri iyo misozi. Mtoto wa muyomba yangu ananionyesha mie. Nibyo ngibyo mwisengeneza wanjye ambwiye. Bari baje kwiba gusa. Ngo basahuye amazu 7 niba ari 7 niba ari 8. Barongera basubira iyo bari bavuye. Iyo bagiye. Noneho burya ni inzara ribamereye nabi. Wanakosa kama feni ninyo babuze ibyo bakora. Se tujitowe tutagufata. Abagoreka twiyahure n'ubundi dupfe nta kundi n'ubundi inzara iratwiyiciye. Tone tukaimbe ba population tujye kwiba abaturage. Population turudi. Niturahiza kwisubira inyuma. Naba mzee muledi benye biko kule habatupatie report. None se nabara abasaza bo twabaje ngo batubwire babazalendo nabo ko ntacyo bari kutubwira. Sijue kama ni kwa nini mzee Mleri alekala kimya. Sinzi impamvu abasaza bacecetsera. Tujue ntago bari kutubwira uko byageze. Twari twumvise ngo Bukavu bayinje bayifashe. Kombozi barikia kufanya kazi gani? Aba bacunguzi bacu se kutubona ntacyo bagezeho. Nina walifika pale Bukavu kwa nini? Bageze Bukavu baje gukora iki? Ni badusobanurira abo bayobozi babo bariko tubwira ko baziruka M23 bakatucungura. Batubwire. Noneho iyo M23 yazamutse igize gugiye kugarura amahoro n'umutekano. Noneho kugira ngo ibazingire, noneho nibiba ngombwa babice. Noneho hagwe n'abaturage. Hanyuma noneho baze kubyitirira mama 23 nabo ni haba wenda n'ikibazo cy'ubwicanyi. Urabona ukuntu bakomeje gushyira abaturage mu kaga. Biriya ni ugushyira abaturage mu kaga. Urabona bashaka ngo M23 irebe uko bimeze hanyuma abaturage bahure n'ibibazo. Kifagio sasa hizo temara za wazalendo hanyuma kubuza urareba bara tutaka barakuwa kuwana bara sio bana uwana none niko yuko aribo bari kwicisha abantu hariya na bado ukosa chiabu Dara Amina asalamu kwenye mpenduro na sababu malezi Ukamata Bukavu ni ndoto ya macho waje. Ariko noneho zari inzozi. Bira ni inzozi. Gufata ahantu ni inzozi. Ndoto ya macho waje. Yani nukuro turi maso. Na ni maneno ya kujifariji. Nyine na amagambo yo kwikura mu bibazo. Ase kukamata Bukavu. Bagufata Bukavu. Barabivugisha iriye nyorimwe. Majimu kabisa. Nta kigenda. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Nk'ibisanzwe nuko tuba twinjiye muri rusange kugira ngo tubagezeho uko situation iri hagaze muri rusange muri axe nyinshi. Ibiganiro ni byinshi, inkuru ni nyinshi nyuma yuko ikitwa Wazalendo binjiye muri Bukavu, video zikazunguruka hirya no hino ati Bukavu irinjiwe. Byasekeje abantu ariko kandi byabanje byatungura abantu. Ariko noneho kugeza amagingo yengaya ikidasanzwe abantu ubumiwe. Byagenze bite kugeza amagingo ya ni ibintu bitoroshye. Benshi batawe muri yombi barimo barafungwa muri access zigiye zitandukanye. Ni bimwe tugiye kugenda tugarukaho ngewe na mugenzi wanjye Clever Bemba aho tugiye kugaruka muri aya makuru muri rusange. Munyemerere rero bwana Clever Bemba tuze kugarukana cyangwa se ngarukane nawe mu makuru agiye atandukanye. Tugiye kugaruka ku itegeko ridasanzwe kubijyanye
n'imiyoborere y'urugamba ni ubuyobozi bwa Kinshasa. Tugiye kubigarukaho ndetse turebe muri rusange ko situation zimeze, tubirebere hamwe ndetse tugaruke muri access zigiye zitandukanye, muri access zirimo za Mahanga. Urugamba rwakomeje Mahanga ndetse no mu bindi bice, turababwira ni muri territoire ya Masisi, ntago byari byoroshye. Nituva kuri ibyo ngibyo byo muri Bukavu turaza kuba twerekeza i Mahanga, turaza kuba ndetse ni operation zikomeje zo muri Shabunda, agace kubita Kanginda nako kabaye tombe mu masaha y'igicamunsi, nabyo turabigarukaho turebe ni muri territoire n'ubundi ya Walungu. Ariko kandi hanyuma abasirikare bageze ku 4500 ni kwa makuru ari kutubwira bamaze kuba bagera Uvira, ariko kandi mama 23 yo ikaba yavuze 1200 n'abandi Ruke Mahanga ndetse na za Gatoyi naho ntabwo byari ibyoroshye. Ibyo byose rero tugiye kubigarukaho ndetse turebe situation uko imeze. Kinshasa yasohoye itangazo simusiga, nabyo ni bimwe tugiye kurigarukaho ndetse mu by'ukuri kugira ngo amakuru yacu n'ubundi akomeze kubageraho anyuze. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Macacari, ariko kandi reka kurebe mugenzi wanjye Clever Bemba ndetse nawe dufatanye muri aya amakuru, hanyuma ndetse turebe uko situation zihagaze, hanyuma n'ubundi tubagezeho amakuru yacu. Aho turi buze gutangirira kuri operation nakwita operation simusiga, navuga ko ari operation simusiga Wazalendo bari wakoze y'ubujura, hanyuma bikaza kurangira n'ubundi ntacyo bibagejejeho. Baje baragaragara barifotoza mu bice byinshi muri amakartier twagiye tubabwira n'ubundi, ariko igitangaje nuko abangaba n'ubundi baje guhita basubirayo. Gusa hari operation n'ubundi zakozwe nyuma yaho, bamwe bari bisigaje mu by'amago bakaba n'ubundi batawe muri yombi. Bwana Clever Bemba turi hamwe ku murongo wa telefone, yamaze ndetse kuhagera. Bwana Clever Bemba bimeze bite? Aha, muhamagaye kugira ngo abakunzi b'Intare Official n'ubundi tubagezeho amakuru ko yiriwe ndetse n'uko araye muri rusange, kugira ngo bamenye uko situation hirya no hino zihagaze kugeza amagingo aya ngaya. Nari ntangiriye muri axe ya Bukavu ikitwa inzahendo zidafatika zinyabije hariya, burya amakuru ngo bari baje no gusahura, ariko kandi bahise mu by'ukuri birukanka ndetse baranahunga abandi. Ndumva ngo hari imikwa biri kuhakorwa ngo batari bakeya ngo bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Bwana Bemba ubundi bariya n'abagura uribuka ko n'igihe bigeze kuza bakagera hariya Panzi mu minsi yatambukashizemo amezi 2 baje kubona imyenda yabo yo bari bambaye bayikuyemo barayita. Ndibuka ko simbyibuka bakuyemo imyenda barayita, imyenda za kubonwa n'abaturage nabwo ati baritosha mangonjo yizi. Ibyo byabaye urabizi bana Macacari, ndabizi neza cyane. Nawe rero bakimara kuhati ngo ngaba ziraza Wazalendo, barababwira ati ngo mama kujya 23 ngo iraje ngo bonye imodoka baburi birengero. Ariko ku makuru yandariwe bakavuga ko ntabwo bari bageze mu 10. Ntabwo bari bageze mu 10. Ubona yuko ndabyibuka ko n'ubundi na hariya muri hano muri za Gatsiro bava mu mashyamba ubundi bakaza kwiba imyunyu n'amasabuni. Ubona yuko n'ubundi mon frere ntabwo ari abantu ngo bafata agace n'ibyahinda byabo byo kuza kudestabiliza n'ubundi cyangwa kuvuza umutekano n'ubundi gusa. Abakunzi bacu barabyumvise, imboni yacu iri hariya ndetse n'amakuru twabashije gukurura indani muri bo ubwabo bari kuganira bavuga ko ngo binjiye ngo bari bafite inzara ngo iteye ubwoba, ngo bari bagiye kwicwa n'inzara, ngo biba ngombwa yuko basa nkaho biyahuye baraza ngo bapiye inzu zigeze muri 7, ariko biravugwa ko ngo byinshi mu byo bashobora kuba basahuye batabigejeje iyo bagiye, ngo kuko n'ubundi bagiye babitagaguza. Urumva n'imyenda biragaragara ko ibyo bari bambaye, nubwo nagiye mbona bambaye bimwe bisevire mucanganye ko nk'ibisanzwe, urabona ko byanga bikunze abangaba bo bari abantu bari aho utyo gusa, nuko nyine abaturage babigize too much nyine bagafotora video zikaba nyinshi, ariko ni ingegera ziri aho gutyo zitembereraga gusa. Yego ni ingegera zitemberera kuko ubundi nawe urumva ko babuze n'ibyo kurya n'inzara nawe yabatuma kwiyahura mu frere.
Yes, reka rero nyemerera twinjire amakuru ni menshi ngewe kugeza amagingo aya biraza kungora kumenya aho natangirira ngo dutangirire hehe dusoreze he. Twinjize neza mu makuru y'uyu mugoroba kuko ibi kuvugwa byo ni byinshi. Hari ingabo nyinshi muri za Uvira, hari amategeko yatanzwe ndetse mu by'ukuri bigaragara ko hatanzwe imirongo mishya ngenderwaho y'iby'urugamba. Hari itangazo nyine nabonaga mu kanya rya Sylvain Ekenge Bomusa asohoye nyuma yuko Lawrence Kanyuka nawe mu by'ukuri yari yasohoye irindi ndetse za no gutangaza imbwirwaruhame ndetse video yagiye inyura hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni hari amakuru menshi, hari action za Ruki ndetse na za mahanga hongeye kubera imirwano birumvikana muri territoire ya Masisi. Urumva ko amakuru yo ni menshi kugeza ubu, sinzi ngo twakwinjira hehe bwana Bemba. Ndumva turaza tugatangira hariya muri territoire ya Masisi kuri ya mirwano tugaterebe ku bivuga biri kuvuga hariya muri Pinga kuko abaturage muri ano masaha n'ubundi bose bari kwipakurura muri Pinga, yaba Pinga Bushimo yaba na Pinga hakurya Kasa. Abaturage bari kuvamo ku bwinshi. Tuze turebere hamwe ngo icyo kikango ni ikihe, turebere hamwe hariya amategeko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatanze ikarita cyo kiri kubyakira ute nazo wenda turabirebera hamwe, ariko ku bwanyu ndumva twamaze tugatangirira kuri biriya biri kuvuga hariya za Pinga. Yes, reka dusimbukire Pinga imaze igihe kirekire tuyigarukaho ndetse naho ku ntaro official tukayivuga. Iyi Pinga noneho ngo nkuko wari ubigarutse ngo abaturage ngo bimeze bite ngo barimo baripakurura ku bwinshi. Bari kwipakurura ku bwinshi ngo abaturage ba Pinga Bushimo na Pinga Nkasa kuri uno mugoroba bari kuva mu ngo zabo bari kwerekeza mu mashyamba. Hari ibihuha byembyita ngo ni ibihuha. Hari ibihuha bivuga ko mama 23 muri iri joro iraza gufata Pinga. Nkuko kwangiye nyita ko ari igihuha. Nukuvuga ngo gusa ibyo uri kubibaza buri muturage wariya kuko ari n'unamagaye ndamubaza nawe aza kumbwira namwira bati Yohana reba ngo tuzi uko ngo kuri no tariki ngo mama 23 ngo ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani wariho yatangaje ko izafata Pinga. Okay, nukuvuga ngo sindano bakuye amakuru ngo bazi ko ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani ngo Pinga igomba kubatonda. None mu buryo bwo kurengera abana nyine b'imitwe minini ngo itagirengwa n'imijugujugu cyangwa ngo hahandi ngo inzovu zirwaniye ngo ibyatsi bikahurira n'ibibazo, abaturage bavuze ko bo bagomba kwiviramo noneho bakaza bagasanga nta muturage ukirimo. Ngo nukuvuga ngo Pinga imyiteguro irabandanyije ku ruhande rwa Kinshasa. Muri Pinga iragaragara cyane kuko abasirikare ba FARDC babizwa nabo benshi banavuye hariya warikare baraza hariya ejo bundi baroherejwe no muri iki gitondo n'ubundi bahagiraga. Ubona ko bari kwitegura mu buryo rwose za mashini gane bazogeze. Ubona za RPG bazitaye za Mortier 60 za Mortier 80 za Mortier 120 bamaze kuzitegura na za twanje rwose barazitegura ku buryo ubona ko uburinzi kuri FARDC bwakajijwe cyane yaba muri Kasa ndetse na Bushima. Ni hatari urumva ko niba buriya nta sinzi abajya bacumugane ngo nta nduru ivugira ubusa. Buriya nubwo wenda twavuga ko nkuko wari ubivuze ni igihuha kuko mama 23 mu byo ikora ntabwo ubusanzwe bikunze kumenyekana. Gahunda zayo ntabwo ari nka FARDC ijya gupanga ibintu byose bikabanza tukaba twabimenye tayari ndetse buri kimwe cyose nuko operation zagenda tukaba tuzizi, ariko birumvikana mama 23 byayo bibari ibanga, ariko nta nduru ivugira ubusa bishobora kuba ibyo ngibyo byumvikana, akaba ariyo mpamvu abaturage bakomeje kwipakurura ndetse banahunga. Ariko rero Pinga ngewe uko nyibona ndetse nuko nyizi byaba byiza umuturage yiviriyemo, nanjye ndi umuturage buriya nava kuko Pinga biragoye kugira ngo habere imirwano, hashobora kugwa abaturage benshi bitewe n'imiterere yayo. Nawe si kubibona bwana Bemba? Nkurikije imiterere kuko nkuko wari ubivuze ya Pinga hari hashobora kugira abavictime bashobora kwagwa ari benshi, nibyo anarizo wa mugani abaturage bo bagomba kwekuramo. Abantu benshi rero bari kwibaza ngo
ikibazo byinshi kuri hariya ngo esike kuko byaba ari ukuri M23 iratera cyangwa n'ibigwa nk'uko bivugwa noneho bakongera bati aho yagiye itera hose se ko itigeze isohora itangazo gusa hari ikintu kiriho M23 nagikoresha amarenga ukumva nk'umuvugizi aravuze nka Dr Barinda aravuze ukumva Lawrence Kanyuka aravuze ukumva Bertrand Bisimwa aravuze yego aravuze icyo kintu gusa wana ngiye nemeza ko nta cyane n'ubu ari kuvuga kuri pinga gusa wenda icyo nabonye n'iratangazo bavuze bavuga ati FARDC ikora force abasirikari za pinga ikora force abasirikari hariya za muri warikare bavuze pinga na Kibuga ukabona ko ibitangaje muri buriya buryo kandi yaravuze ati mu gihe cyose bazagaba ibitero ku baturage cyangwa bakagaba ibitero kuri defense zacu tuzitabara tutitaye ngo turi muri sesele ukuma ko ahangaha harimo akantu reka twitege turakomeza dukurikirane n'ikindi tumenye iyo mirwano koko se yabaye M23 se yaje reka tubyite ariko ku makuru ufite urana amacacari nuko FARDC wazalendo bariya bo muri kwa Gidoshi muri NDSR Nuve ndetse nabo muri APSRS na bamwe mu bo kwa Jean Marie Bonane uri ufite Nyaturabazungu n'abimyiteguro yo kwakira M23 hariya muri Pinga bayiteguye rwose kabisa Kivumbi na jasho kabisa ishobora kuza kuba ari moto kuri njanja reka tubyitege abakunzi bacu bo ntibajye kure y'Intare official kabisa tuba duhari turi inkwakuzi tuba turi mu bambere ku mirongo y'imbere ku rugamba byose buri kimwe cyose shobora kuza kubibagezaho muri rusange nkuko wari wigarutseho M23 ikunze gutanga imbuzi igasa nkaho imenyesheje ikavuga iti nyamahanga ariko iri kubwira amahanga community internationale ati murabona hari ibibazo ibi nibi ati ibi nibi ati nibiramuka bibaye bityo ati nimuka so icyo ngicyo nacyo gifite igisobanuro gikomeye cyane bitewe na passe uriya arabavuga ngo ibyatambutse bishobora kutwigisha ibishobora kuzaza rero ibiko byagiye biba bishobora gutanga isomo bigatuma ndetse n'abaturage nabo ubwabo batangira kwikuriramo akabo karenge kugira ngo dore ko bavuga ko ab'intare cyangwa se inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo biba bifite ibyago ariko kandi bo bakavuga ko ubusanzwe baba barwanira abaturage igihe cyose abaturage bashobora guterwa batashobora kuzicara ngo batuze kandi bitero byahagabwe nyuma rero duhita dusimuka gatoya tuviyongiyo twambuke za groupement za Basharika Mokoto na za Kayembe twikomereze twigire ahangaha mu bice biri hafi ahangaha mu duce tumwe twavuga nko muri axe ya za Ruke za Mahanga ndetse no muri za Gatoyi ibi bice kugeza magingo ya ngo uyu munsi ngo hiriwe naho ngo hari operation zidasanzwe bana Bemba ahubwo ku makuru y'ifite hariya muri za Ruke nuko hari abarwanyi bari kumwe n'umukoloneli Otoporokara mwitwa Faustin bagera muri 31 bamaze kwiripotinga kuri M23 baturutse iyo hasi za Bukumbiriri iyo niyo makuru mfite nge ariko bikavuga ko n'ubundi ko imirwano irimo abazalendo bo kwa Kirikico nabo kwa Matata ndetse n'aba Delta ariko Delta kuko atari kuza muri M23 kandi buriya boss we ntavuga yaramaze kwigira muri M23 uriya nani bigembe urabona yagiye ni umukadre umukada muri M23 kibaza bari gusa bwa Bemba hari abantu bakiri muri iriya mitwe ariko kugeza magingo ya ntekereza buriya nkejo bundi ubwo Colonel Nsabimana nabonaga akoresha inama hariya hari umusaza witwa General Otoporokara witwa Bahigi opera muri za Karehe n'ahandi ni umuntu utarigeze ngudagira n'icyaha na kimwe kabisa ku baturage nta nkayo umuturage yigeze arya nta kunyanyasa abaturage yigeze akora ndetse M23 yanamunyuzeho ijya n'ubundi muri axe za Katana barakomeza ntiyagira ikimutwara biba ngombwa ko bavuga ko abashobora kuziyunga ashobora kuziripota
kubisapotinga ndetse yanabyemeye birangira aho amafaranga n'abanyakinshasa birangira atemeye. Numvaga Colonel Nsabimana amubwira ati Bahigi nkawe w'umusaza ko tuzi ko nta cyaho ugira nkawe wavuye muri iryo shyamba ukareka gukumbagara muri iryo shyamba. So ko amaga ariko uvuze kuri Bahigi hariya bitwaga ba Bizagwira nani niko yari Colonel Bizagwira na muri za Wazalendo n'abari aba Bahigi tumva ko Bizagwira n'ikijo ritaracumbagira ari n'undi n'ababanaga nawe n'uwari umukoloneli niwe waracumbagira barabanaga hariya bariya bafashe imbunda kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro hariya za Rumbishi Moshe ntabwo bariya barabarwanya ngo bazarwana na 23 ahubwo zari imbunda zo kubaproteza kugira ngo bigiye muri exploitation illegale y'amabuye y'agaciro hariya bose ngiye mbikubwire bariya Bahigi abitwa ba Bizagwira sinzi n'undi nawe bamwita aha kuki nawe ndaza kumwibuka bariya bafashe imbunda kugira ngo baproteje ubucukuzi bwabo bw'amabuye y'agaciro hariya muri Sud Kivu. Niyo mpamvu kuko ari ibibazo byigeze kuhaba baragenda neza bagura za mashinigani n'abandi bagura mashinigani ku buryo hari ibirombe bamwe bagombaga kuba bafite protection n'abandi bafite protection bafite za mashinigani bafite za rapigi ubundi bakajya ubundi ndamwibutse bamwita Ntarama bamwita abitwa ba Ntarama bitwa ba Ntarama ba Bizagwira na ba Bahigi bariya bari gucukura amabuye y'agaciro gusa ntabwo barafite gahunda no kugira ngo bariya bepfo kwa nani yazara ya Mutombo kuko zazaga kubataka hariya za Rumbishi yego noneho bagura imbunda kugira ngo biproteje ndetse banaproteje abasivile b'abarwandofone we yagiye kureba ubona ko bari aba autodefense ari ukugira ngo baproteje abaturage babo bakaza kunyanyaswa na zara ya Mutombo zo mu batembo kabisa niko bimeze. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri usanga nk'abahigi b'abasirikare bamaze no kumushiraho benshi barimo baraza ku bwinshi cyane biripotinga bitewe no kubona amashyamba yabarambiye nta n'icyo bishinja muri societe cyane cyane urumva ibintu mu by'ukuri biba bivugwa n'abaturage nta cyaha bishinja ubundi barayiripotinga ugasanga nta n'ikibazo kirimo. Gusa kubera ko dusigaranye iminota igeze nko mu 8 gusa cyangwa se ingahe ndabona ari mike cyane nyemerera twihute cyane tubwira abakunzi bacu yuko urugamba rwaberaga mu nkengero ya Katana mu by'ukuri rutari urugamba rukakaye cyane aho amakuru ambwira ko n'ubundi bongeye kubasubiza inyuma bakabajyana mu mashyamba n'ubundi ya za Kauzi Biega ariko macaca wenda uzi ko Katana uno munsi yabaye controle na uzana Wazalendo ngo bari bahageze baranakontora rwose umwanya kuko baciye muri bumwe ma 23 reka nabigusobanurire neza nuko iminota ari mike wenda abakunzi b'intare bufisha nuko ngo ma 23 yavuye muri Katana ijya mu nkengero za Katana ijya kubarasa doka kugira ngo ibajyane muri Kauzi noneho Wazalendo nabo baragenda baradeborda mu gihe imirwano yaberaga kure doka kure ya nani ya centre ya Katana bo bahita baza muri Katana noneho nabo barafunga ahubwo bafunga inzira kugira ngo ma 23 bataza muri Katana nabo babaheze inyuma kuko ngo baje kubona izindi raforo zaturutse kuri umuhanda ni route nationale ni nimero 3 ni manzari nimero 3 hari byari byo byose kuko nimero 5 manzari ukomeje bijya za uka yego nako veza za ubi nimero 10 nimero 2 bona aho ngaho baba baturuka muri icyo gice baza gutanga rapfu no barongera habera indi mirwano Wazalendo bamazemo amasaha ageze murane ariko amasaha rwose bari gukontrola centre ya Katana n'amasaha menshi n'amasaha menshi mu frire c'est vrai. Urumva ko rero ni nayo mpamvu wabibonye byatangiye ku munsi w'ejo bw'ubusahuzi bwabaga hariya bagasahura kwa Bati Rukwebo Modeste bitewe nuko ma 23 yari isa nkaho yamaze kuba ivavana ingabo zayo. Biragaragara ko nanone ishobora kuba arimo mu mpamvu ariko zira axe n'ubundi bakunze kureba gake gusa bakareba M23 irebye ku ruhande gacyo cye bakinjira sinzi kiriya kibazo ukuntu kimeze ndetse nuko gishobora kuzakemuka gusa bigaragara ko batajya baza bafite gahunda yo kuhaguma barongera n'ubundi bakumva ngo baragarutse bakongera bakiruka bakagenda.
reka twirebere bya bindi bya perezida Gisegeti birakata naho bazajya bahura banaza n'ibindi kuko ubundi baturuka muri parike nasiyonari ya Kawuzi. Yes, Anzika Tshisekedi ngo imigambi ye mishya ni iyihe ku rugamba? Perezida Felix Antoine Gisegeti atanze itegeko rishya ko umusirikari wongera guhunga agomba kujya araswa. Inyuma y'uko FARDC ubona ko itakitaye ku bijyanye n'urugamba aho bari kwiyohereza yose bari kuza bameze nk'abacuranzi cyangwa abahanzi, bamwe mu basirikare ba FARDC bavuze ko igihe Gisegeti yababeshe gihagije kuva M23 yafata Goma na Bukavu bafite ibirarane by'umushahara ndetse niyo bitaga ngo ni rasiyo militaire nayo bakaba batakiri kuyibona nabo ubwabo bagitunzwe n'ubwambuzi. Bano bakaba ngo bigaragaza ko atabitayeho ahubwo abari guforoma bashya abariho ari guhereza amafaranga abari bamaze igihe mu gisirikare ntabitaye akavuga yuko ari abakozi ba Joseph Kabila. Ngaho rero ibice bibiri mu gisirikare ngo bongera bavuga ko imiryango y'abaguye ku rugamba kugeza amagingo yangaya itaweho ntabwo kandi bakagombye gufatwa nk'intwari. Witwa Kapitene Mustafa Mukusu uno umukapitene uri muri FARDC yego yavuze ko ibintu bishobora guhinduka bakarasa nabo ubwabo bari muri FARDC abamaze igihe mu gisirikare bakarasana n'abashya kuko ntacyo bari gukora kuko nta gaciro bari guhabwa kandi bafite ansenete mu gisirikare. Yego iyo nkuru niyo Bwana Bemba nta nubwo iriho ivumbi niko imeze neza cyane 5 kwa 5 kuko aba basirikare deja bari mu bice bibiri Bwana Bemba. FARDC y'ubwayo iri mu bice bibiri cyane kabisa kuko urabona ko aba basirikare ba kera ubu ngubu kugeza amagingo abo bameze nk'abatakirebwa n'urugamba buriya kandi ugasanga barifashishijwe barahamagawe ariko ugasanga nibo bantu bacitse amazi ku rwego rudasanzwe babaciye amazi nabo bamaze nunaganiye kuri ziramboni zacu tugira muri FARDC urabizi ko tuzifite usanga bari kutubwira bati atariko buriya mama 23 zatugeraho ryari kweri ngo hanyuma ngo duhite ngo kuko ngo twararambiwe donc basa n'abarambiwe uko byagenda uko ariko kose ibintu byarabarambiye icyo bashaka gusa bashaka ko leta ya Tshisekedi ivaho kandi ukabona ko aba bana b'abasore bari kwinjiza mu gisirikare bashya nibo bantu bari kunanirwa urugamba kurusha abandi bose. Antuka amera ngo ni binuza bindi bimwe byabaga muri za nuza za bindi byatemaguraga abantu muri Kinshasa barababa bijyanye kubifungira yangenga ibikuruna ibindi ngo bagiye kubyica nabo ngabo bahita ngo kugira ngo tubyice reka tubishyira muri FARDC dushobora tubijyana ku rugamba. So urabona ko nabo bari kuzana kandi nibo bari guhabwa amafaranga ukabona ariko n'igitangaje nabinjiye ku bwa Tshisekedi Bwana Keva Bemba mu minsi yashize urabona nk'abamazemo imyaka 4 kandi urumva ko imyaka 4 ayimaze ayobora nabo bacitse amazi nabo bameze nk'ababanzi bo ku bwa Kabila. Hari uwo twahoze tuganira ari Beni ari kumbwira ati ibintu byaranze ati kabisa ikitwa ifaranga cyarabuze ati ntabwo tugihembwa natwe ati duheruka guhembwa ati tukiri bashaka atari kungu ati natwe dusigaye tubarwa nk'abansiye ati turi ba nta kigenda kabisa. No kumbaza nanjye ari muri Rubero iri hafi kuri Lac Edouard kumbwira ngo ariko ngo kamufetura ngo iri mu biki koko ngo baza kuza vuba kugira ngo twiyunge donc babuze inzira kabisa yarabuze cyane. Ndabona amakuru yo twari tukiyafite ari menshi ariko mw'abantu umwanzi w'ibyiza ngo ni igihe abakunzi bacu Bwana Bemba reka tubasezere kuko dusigaranye amasegonda gusa kabisa. Yego reka mbifuriza gukomeza kugubwa neza
gukomeza gukora subscribe n'ubundi ibintu bigakomeza bikajya mu buryo n'ubundi nk'ibisanzwe bagira imana n'amafaranga. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Abakunzi bacu turabashimiye cyane. Hanyuma operation za Gatoyi tuzazigarukaho ku munsi w'ejo, tuzagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'urwandiko rwa Sylvain Ekenge tuzarugarukaho ndetse na jenoside iri gukorerwa abanyamurenge muri Axe za Bibogobogo. Murakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.